Yo urabizi se noneho ubu ngubu tuvugana Kiramani ari mu byishimo byinshi. Ubu ngubu tuvugana Kiramani yarangije kuba yagwa mu giteme. Kiramani yamaze kuba yaronka umugisha we nkuko yarabyifuza kuva kera, ariko Kiramani yirengagije ko ibibazo byose yateje mbere hose n'ubundi akibyirukankamo. Kiramani yamaze kuba yakururana na Queen bya nyabyo. Ese guys, uratekereza ko ngubu tuvugana Kiramani umunsi Queen yamuvumbuye, umunsi Queen yavumbuye ukuri kose, uratekereza ko Kiramani none hazacikira he? Guys, ubu ngubu tuvugana Queen yamaze kuba yemerera urukundo Kiramani, kandi kuba amwemerera urukundo nabivuze ko noneho bigiye guhita bihindura ubuzima bwe burundu. Ese uratekereza noneho ubu ngubu tuvugana Queen namara kumenya ko James wa nyawe wari we Kiramani n'ubundi, uratekereza urukundo rwabo ruzongera rugakomera? Ese uratekereza urukundo rwabo ruzakomeza? Guys, niba rwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire ikaze, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugende mu bikorwa byose tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ingi yaracu nayo nyine ikoze ubendetse z'ubwenge, murabizi ko twe tudakoze nta n'ikintu na kimwe cyakorwa. Ese guys, ubu ngubu tuvugana ko twabonye ko Papa Kiramani noneho ibintu byose ari gukora ari ugushakisha umuryango wa Tereza. Ese muratekereza ko ubu ngubu tuvugana ahantu Niyora ari arinzwe noneho? Guys, twari tuzi ko kubera ko Niyora yasubiye mu cyaro noneho yabonye amahoro, ntago tuzi ko noneho Niyora ahantu hagiye noneho ari hagiye gutuma umutwe birenze ukuntu yari ameze mu mujyi. Ese ko tubona Papa Kiramani none yabashyizeho maneko yo kubakurikirana ahantu hose bagiye, kandi tukaba tuzi ko Papa Kiramani nta na keza ke, kandi tukaba tuzi ko Papa Kiramani yavuze ko namara kumenya ahantu ko Niyora umuryango wuba kazahita bicisha. Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Tereza ndetse na Niyora wiwe, uratekereza ubu ngubu tuvugana bameze neza? Ese uratekereza ibibazo Yves yabazaniye batazabyakiza amaboko abiri? Guys, ubu ngubu tuvugana Tereza ari mu bibazo. Ubu ngubu tuvugana Tereza ntago azi ikintu yakora kugira ngo nawe yikure muri ibyo bibazo bamaze kuba bajyamo. Tereza ubu ngubu tuvugana nawe ntago ari we wabyizanyemo. Tereza turabizi ko mu masezerano yagiranye na Papa Kiramani nta na rimwe yigeze kurenga. Turabizi ko Tereza ari umuntu urinda ijambo ryo kuva twatangira filime yacu Ibanga, ariko tukaba tuzi ko ubu ngubu tuvugana Yves yamaze kuba yabakururisha no kuva yajyana Niyora mu mujyi. Papa Kiramani yahise yiyumvisa ko ari Tereza wamwohereje mu mujyi ngo aze gusaba umuhungu we. Ese guys, ubu ngubu tuvugana Niyora, muratekereza noneho kuba yarahunze umujyi agaza mu cyaro? Muratekereza noneho ahungira n'ahava byose atari kimwe? Guys, ubu ngubu tuvugana noneho ntabwo tuzi uburyo Tereza araza kubyitwaramo namara kumva ko babakurikiranye no mu cyaro, noneho hakaba hariho n'umuntu ubacunga aho bari kujya hose. Ese Tereza uratekereza noneho warakora iki? Uratekereza noneho aragirira mu Yves n'amafuti yose yabakoreye? Ese Yves we urabona kwiriye imbabazi n'ibintu byose yakoreye Niyora ndetse n'ibibazo byose yashize mu muryango wose? Guys, ubu ngubu tuvugana noneho turetse bya Niyora na Papa Kiramani ndetse na Tereza wiwe ndetse na Yves, ibyago byakomeje kuba ibindi bindi. Gahima wikururiye ishano none ubu ngubu tuvugana Gahima ntago gifite uruvugiro mu rugo rwe. Gahima ubu ngubu tuvugana ntago azi uburyo zongera kugaruka imbere y'umugore we. Gahima twafatiraga nk'icyitegererezo, twafata nk'umuntu w'umugabo. Ubu ngubu tuvugana Gahima ntago tuzi imikino yasigaye ari gukina. Guys, murabizi ko ngubu tuvugana Gahima ibitekerezo byamubanye byinshi. Gahima asigaye atekereza kikamurenga, kandi ko tuzi ko ari umuntu wifashije ndetse ari umuntu ufite ijambo mu gikorwa cyose cyakoze, agikorana n'umuntu n'umuvugiyemo mu gihe yabanaga na Jojo. Ariko kuva yatandukana na Jojo turabizi ko ngubu tuvugana ijambo ryo kugira ngo arigire biva kure.
ese guys, waba utekereza ko ngo tuvugana Gahima hari amahirwe afite yo kuba yarambana na date? Ese uratekereza ko ngo tuvugana Gahima hari ikintu na kimwe yakora ari imbere ya date kigashoboka? Guys, twigaruke kuri Kiramani ndetse na Queen, ibyabo byo bikomeje kuba byakura. Queen ndetse na Kiramani urukundo rwabo rukomeje kuba rwazamuka gake gake rufata indi ntera nk'uko Kiramani yarabyifuzaga kuba kera. Kiramani yifuje kuba yakundana na Queen ndetse urukundo rufatika, ndetse urukundo runyuze mu mucyo, atari nka bya bindi bya James byo kuba akunda Queen ariko ari kumukundira kuri phone gusa, ari gukundana bihishe. Ese Kiramani mutekereza ko runo rukundo rwazamuhira bikageraho ashingirana na Queen? Ese uratekereza ko Queen mu gihe yamenyeje ko ari we James, uratekereza ko Queen urukundo rwe azongera kuba yarureka Kiramani agakomeza akarwiyoborera? Guys, rero niba ugeze hano kuri Vinke Empire murabizi ko ibikorwa byose tubukora ari mwe tuba turi gukorera. Rero ndagusaba kugira ngo wihangane zino minota 20 zose uzirangize, maze nawe ukurikirane filime yacu Ibanga uko bwije nuko bukeye. Guys, rero ngo tuvugana mama Kiramani nawe ntagaze umwanzuro yafata, ntagazi ikintu kiri kujya mbere. Mama Kiramani aho ngaho nawe abaraho ngaho yiturije atazi ikipe iri gukina n'indi. Ariko muratekereza mu gihe Mama Kiramani nawe yamenyesha amabanga y'umugabo we yose, uratekereza bizamugwa amahoro? Ese uratekereza ko Mama Kiramani umunsi yavumbuye ko umugabo we ibintu byose abikorera impamvu, uratekereza amakosa yose yishizemo atazamurenga? Guys, turabizi ko ngo tuvugana Mama Kiramani aba yiturije yebereye mu turimo two mu rugo. Mama Kiramani abaraho ngaho nta n'ikintu kimwe yitaye kubera ko azi ko afite umugabo mwiza ndetse umugabo umwitaho ndetse umugabo umenyera buri kimwe cyose, kubera ko azi ko umugabo we kuba babana nta n'imico mibi aramumenyaho. Umugabo we kuba babana ntaramuca inyuma, nta n'ikintu kimwe aramukorera kugira ngo wenda abe yanamukeka. Ariko turabizi ko ngo tuvugana Papa Kiramani afite amafuti menshi. Papa Kiramani buri gikorwa cyose cyakoze agenda agishiramo amafuti. Papa Kiramani agize kuba yaraguze umuntu ndetse agize kuba nono yanashimuta abandi bantu, ndetse Papa Kiramani agize no kuba baramugeretse icyaha cyo kuba yatera inda Anita. Nono Papa Kiramani nono akomeje yongeraho ibindi byaha byo kuba yakurikirana Niyori mu cyari wabo kugira ngo abe yabagirira nabi. Guys, rero niba ukunda Ibanga ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Vinke Empire maze tukomeze tugenda n'ibikoro byose muri kwageza umunsi ku munsi, kandi murabikunda cyane, murabikunda muri abantu b'intwari. Kanongere mbahe ikaze mwe mukunda filime yacu Ibanga, namwe bakunzi ba Miss Nyambo muri rusange. Niba ugeze hano kuri Vinke Empire ukari bwo mbere hageze, ikintu ngusaba ni ukuba wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugenda n'ibikoro byose tuba turi kwageza umunsi ku munsi. Niba uri umunyamuryango murabizi ko buri munsi umunsi ku munsi tuba turi kwageza ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, kandi murabizi ukuntu tuba nabakunda cyane. Rero niba uri umunyamuryango wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kukugezaho. Ese twiganiriye gatoya kuri filime yacu Ibanga, utekereza ko ngo tuvugana Papa Kiramani ibibazo byose yizanyemo bitazamusiga ahubwo abuze ikintu cyose cyatunze? Papa Kiramani turabizi ko nubwo ahora yihagazeho, turabizi ko ahora mu bizago nawe. Papa Kiramani nubwo aba yigize umuntu w'umugabo akaba yigize umuntu wa danje, turabizi ko Papa Kiramani nawe ari umuntu nk'abandi, turabizi ko yagiriwe nabi ababara. Ese kukunda Ibanga ndetse ukabona yikurikirana umunsi ku munsi, uratekereza ko ngo tuvugana Kiramani kuba yirara ngo yatsindiye Queen, uratekereza Kiramani atakiri kure? Ese uratekereza ko Kiramani ngo tuvugana yatsindiye Queen? Ese Kiramani uratekereza gutsinza umutima wa Queen burundu akawujyana? Uratekereza bitazamugora? Guys, Kiramani nawe
turabizi ko nawe atagira akantu k'akageso. Kiramani turabizi ko nta makosa ye, ariko Kiramani amakosa yakoze kuva mbere hose yo kuza yiyita andi mazina, turabizi ko ahazaza azamukoraho. Turabizi ko ahazaza Kiramani amafuti yakoze yo kuba yiyita amazina yandi, akiyita James ndetse akaza yiyita andi mazina adasanzwe, turabizi ko azamukoraho. Ariko ubu ngubu tuvugana, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani nawe akomeje kuba yashakisha umuryango wa Tereza uko bwije n'uko bukeye. Papa Kiramani umuryango wa Tereza ari kuhiga bukwari. Ese uratekereza ko Papa Kiramani namara kumenya ahantu h'umuryango wa Niyori buri, ndetse akamenya ko Tereza babana, ndetse uratekereza ko Papa Kiramani azabareka amahoro? Guys, turabizi ko Papa Kiramani ari umugizi wa nabi. Turabizi ko Papa Kiramani nta na keza ke. Turabizi ko Papa Kiramani nta n'ikintu na kimwe kimugenza kizima. Ese uratekereza ko Papa Kiramani namara kumenya ahantu Tereza aba, ndetse akamenya ahantu Tereza atuye, uratekereza hari amahoro bazongera kuba bamugirana? Guys, ikintu dutegereje ko kumva ni ukumva ko Tereza ndetse na Niyori bavuye mu buzima. Kandi buri muntu wese ukunda Ibanga, ndetse umuntu wese ukurikirana filime yacu Ibanga arabizi. Urabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani ikintu cyose cyahungabanya umuryango we nuko kirimburira kure. Turabizi ko Papa Kiramani atifuza kubona umuryango we watandukana kubera ko haje Tereza cyangwa se haje undi muntu watuma umuryango uhungabana. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana Tereza hari amahoro azagirana umugabo wo mu mujyi? Papa Kiramani imikino yashyize ku ruhande. Papa Kiramani byo kuba yakina yamaze kuba yabishira ku ruhande. Ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukuba yarwana intambara noneho yeruye. Ariko turabizi ko nubwo ahora agenda kuri Tereza, turabizi ko Tereza we nta nikosa na rimwe aba yakoze. Turabizi ko Tereza mu bintu byose uko byatangiye, turabizi ko Tereza acyubahiriza amasezerano yagiranye na Papa Kiramani. Tereza turabizi ko ahora agendera ku isezerano bagiranye mbere hose. Nubwo Papa Kiramani ahora yibaza ko ibi bintu byose byo kugira ngo Niyori abe yava mu cyaro ajye mu mujyi, kuba yagira ngo ni Tereza wamwohereje yo kuba yajya gushaka umuhungu we, turabizi ko atari ibyo. Ariko Papa Kiramani turabizi ko we atabifata nk'uko nguko ukuntu twe tubifata turi filime yacu Ibanga. Ese niba ukunda Ibanga wadushigikira? Ese niba ukurikirana ibikorwa byose bica kuri filime yacu Ibanga ndetse bikaba bica no kuri Miss Nyambo, watanga ubufasha? Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri VK Empire. Murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire, niyo mpamvu twe tuba turi hano ngo twaganira kuri filime yacu Ibanga buri munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire. Murabizi ko mwebwe mukurikirana ibikorwa byose bya VK Empire, murabizi ko muraba muri abagaciro. Rero icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga, maze tukajya dukomeza tugendana mu bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Rero niba uba washimye ibikorwa nkugezaho, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe cyangwa se ugakora subscribe, maze tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba twabateguriye. Ese guys, uratekereza umugabo nka Gahima akwiriye kuba yaba mu gihugu? Ese uratekereza umugabo nka Gahima hari ijambo yaba akwiriye kuba yagira mu gihugu cy'u Rwanda? Gahima turabizi ko kuva mbere hose twamufataga nk'umuntu w'intangarugero. Gahima kuva mbere hose turabizi ko twamufataga nk'umuntu w'agaciro, ndetse Gahima twari tuzi ko ari umuntu utakora ikosa ryo kuba yahemukira umugore we. Ariko Gahima turabizi ko ahantu yatugejeje ari ahantu habi cyane,
Gahima twamufataga nk'umuntu udufatiraho icyitegererezo, ndetse Gahima buri gikorwa cyose yakoraga nicyo twagenderagaho buri gihe. Ariko ubu ngubu Gahima ubu ngubu tuvugana yarandagaye. Gahima nta jambo akigira muri Gasharo. Ese Gahima kuba yaritereje dete ndetse akaba yamugaraguza gati, uratekereza ko dete ibikorwa akora atari ibikorwa bya kigabo? Dete uratekereza aba ari kumuhemukira? Guys, dete ubu ngubu tuvugana njyewe ntangiye no kumufana, kuko umugabo utumugore we akajya gushaka undi ku ruhande, yagakwiye kubaho nk'ukuntu Gahima nawe abayeho. Ndetse ndakeka ko ngubu tuvugana Gahima nawe yatangiye kuba yicuza ibintu byose byakoreye umugore we, atangiye kuba yabyicuza. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana Gahima kuba ari kwicuza bidakwiriye? Guys, rero mwe mukunda Ibanga, icyo mbasaba ni ukuba mwakurikirana ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Rero ntabatindiye, murabizi ko twe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi aribwo byivugira. Icyo musaba ni ukuba wakora, wowe icyo musaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Kwica Empire, maze tugakomeza tukagendana ibikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umuntu ukunda Ibanga ndetse ukabona akunda Miss Nyambo, ndetse ukabona ashaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo nuva hano kuri Kwica Empire udakoze subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye. Rero nagutindiye, twongere duhure ku episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro hano kuri Kwica Empire. Rero twongere duhure ku munsi w'ejo tukugezaho episode ikurikira. Yanano uyu mwana ni ari karagafo ku mugongo, ari karagafo ku mugongo, ari karagafo munda meruduka igira munda meruduka ayindurawe amaguna hehe. Mera verdade, então nkubwira ubira kwande ni ufite barman ndimo nanye gemishiga hula plus hula reye hula baby come hanos mama nguyu mukobwa afite dawa anyerera ngana konda yanano nguyu mwana ni popo ari karagafo ku mugongo, nanuriyo ari karagafo ku mugongo, ari karagafo munda meruduka igira munda meruduka yumvira munda.